najyaga mbamenya bose kuvugana nabo nkabiga yavuze umugabo w'umwambuzi burya asa n'uwamize urusoni zakenye y'ukuri yite y'uburya ryiyo yakwitumye ubugambo buryohereye n'akari migasize amavuta wajya ngo nawe ugitanga ikintu nta nyandiko nta nabaga umva wandika wareka umwambuzi n'umwambuzi umugabo Tedeyo yari inshuti nizeraga ubwo yerutse ikintu cyose kizabonekamo inyigisho kimara igihe hari nk'ukuntu abahanzi b'ubu yego baririmbaga ngira ngo urugendo yego urugendo bazagenda n'undi yarugenda akibuka iyo ndirimbo yego guti guti nk'ubu Nkurunziza hari indirimbo yari igira ririmba ngo iyo nkomanze nsubizwe inyuma nasaba nkimwa navukanya amaraso mabi abandi barushywa no kuvuka nahongewe nduha buri munsi kugeza gupfa aya ndahenda mahirwe yanjye arikakanga kunsekera ngo naterekaga imfizi nkahemba ababyeyi muganga narwara ngo sinkanywa yera ibyo ni ubuzima abahimbyi wazahura n'icyo kibazo iyo ndirimbo ntiyayibagirwa ariko nk'ubumbwiye ngo sinzibagirwa bumbu nayibagirwa bumbu mwite nawe yari ameze n'umusatsi n'ubwanwa n'ipantaro ya pate kera izo bazitaga ipantaro pate nizi mini zabayeho nazagira umuntu ugira ngo byo mini zabayeho na jipe magasi zabagaho ku gihe cyanyu izariho nazo ibi nta kintu kiri mu kuza kitari gisanzwe ahubwo byari biriho nk'ubu muri make ujya kubona ukabona ngo nk'icupa ipantaro yitwaga icupa nizo ziza abasore bambara bifashe guti ngereyo kubera ko nagiye mpura n'ibyo bintu byose mbikurikirana nk'umuntu wabibonye nabaye mu myenda cyane biba ngombwa ko imenya n'imyambarire nubwo ushobora gusanga ubu ntabyambaye ariko imyambarire ndayimenya namenyaga imyambarire y'abanyamujyi nkamenya imyambarire y'abanyacyaro hari zitwaga pate ibyo bigeze no kuririmba ngo pataro pate umushonoreyese ngo shati ruturusu mbiguriye hamwe uzabona nk'imparuko zari zambaye rimwe na rimwe ibyo byarongeye bigaruka mu bana twajya kugura imyenda akaba ari imyenda batuzanira utujipo nk'utu tw'abana natwo twabayeho n'iziriya zo bita ngo ni mampa twazitaga mampa ibi bijipo by'ibikantuza nta kiriho giko mbibona nta kiriho gishya kitigeze kubaho usubiye mu bantu ba kera abacuranzi ba kera bagatereka ubwanwa n'umusatsi uyu mugore yambereye icyago ku buryo ntatekerezaga umugore azanaseka burya hari insoko yari afite twahitaga bugideriyeri yakubisa yashyize gutya hano umusatsi ugize yitwaga bugideriyeri ibyo rero byigeze kubaha ibi bya penge babyitaga igisunzu yashoboye yakoze igisunzu kiriho kitigeze kubaho ntubona iyi televiziyo iyi telefone ufite yego byagutangaza umwana w'umushumba ayifite uragirira umuntu ni gute se wowe koko uragiye inka y'ibihumbi 400 ukagura telefone y'ibihumbi 200 kandi uragiye uhembwa watera imbere se ibyo ni urugero ntabwo rwose ntabwo watera imbere jewe wenda simfite ibintu byinshi ahubwo byarantangaje yego iterambere ni byiza pe wabonye ga telefone mfite hano yego nataca imana yayimpa nkayigura rimwe na rimwe nzanayishaka wenda nanjye nyige nk'abasore ariko byagutangaza mfite inka ebyiri umushumba akaziragira mfite taci atagira isamba atagira n'ikibanza gusa bavuga ngo nawe nananiwe gutera imbere ugasanga umuntu atafite ikibanza afite vewite adafite ikibanza si ikibazo ko nambaye umwenda wa Kiyovu yego cyane umufana ukomeye cyane aha iyi nkovu
ni ku kigo cy'ingabo z'u Rwanda kan Kigali. Kiyovu yari yakinnye na Panteri, uwitwa Mahama bakubita igitego, bakubise igitego nibwo baheze bavuga bati intambara ni nkindi, baradukubita naraye niri ku Kiyovu cyose. Nari ni mu Kiyovu nibwo nafite muri 82 nafite nk'imyaka 18 17 nyene umupira. Muraho nshuti bavandimwe mudakwema gukurikirana na Agenda FTV by'umari ku muryango magari ufite icyerekezo. Ni nayo mpamvu tuba twahagurutse tukajya hirya no hino ngo tubageze bimwe mu byerekezo by'umuryango magari ufite icyerekezo. Nkuko bibone imbere ya kamera zawe hari abantu ubona imbere ya kamera, iyo mvuze abantu hari uri kumva, hari n'uri kureba, umusaza mukuru cyane ufite byinshi. Si ubwo bwa mbere mumubonye, mwamubonye ejo bundi tuganira ku bijyanye na gahunda ya siporo, ariko kuri uyu munsi tugiye kugaruka byihariye kubera ko ari umusaza tuzi kazi byinshi ku mateka yagira, abagira inama hirya no hino ku rubyiruko ndetse n'abandi batazi wenda amateka runaka. Ayo mateka niyo tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none, atubwire se twebwe urubyiruko rw'ejo bundi ho hashize bwo byari bimeze bite. Reka tumuhe ikaze tumubwira ngo abanze abibwire mbere kuri kamera Agenda FTV. Muraho, amazina yanjye nitwa Somayire Modesta, bakunze kwita Madua kubw'ubufana bw'ikipe ya Kiyovu. Nitwa Somayire, ikiganiro ngiye kubaha nicyo amateka yo hambere yo narinzi ngewe. Nabayeho ngewe nkunda siporo, nkunda n'abahanzi. Abahanzi bahangaga indirimbo nyarwanda harimo Rugamba Cyprien niwe wazaga ku mwanya wa mbere, hakazamo Nkuruziza Francisco, hakazamo witwaga Karemera Rodrigue, hakazamo na Rutajoga rwa Nyangezi Masabo. Abo bahanzi rero nagiye mbakunda cyane, nkurikirana ibyabo. N'ubu ndahari mbona abahanzi bari hubu, ariko mu kigaragara cyo bahanzi bo hambere bari bafite inyigisho. Ngira ngo nabacira nko muri make mu indirimbo zagiye zibaho zabo, mereye nko kuri Rugamba Cyprien yagiraga indirimbo ivuga ngo umuntu ni nkundi mbambaroga nta gatsiko kagenewe kubinyuma, hariho abahimba mayeri babeshya ngo abantu ni kimwe mu bikorwa bakikubira, uronda amoko cyangwa akarere burya bashaka kugucura. Bantu bose uko baremwe barareshya imbere ya nyirigira, ari umugufa ari umuremure cyangwa banyuranyije ibara, burya nta kiremwa muntu gisumba ikindi. Naje kurwara mukasi muguri. Iyo ni ya Rugamba Cyprien. Yego. Nkuruziza nawe yagiye ahimba indirimbo nyinshi cyane, ariko zimwe yazihimbaga bitewe n'impamvu. Hari nk'iyo yahimbye impara zimuhamagaye ngo acurangane nazo, impara zaririmbye ziravuga ngo baca umugani ngo nta mugabo umwe. Uyu mwuga wacu ni mwiza cyane ariko uragoye, nta wavuga ngo arawuzi. Nawe ahita aririmba indirimbo ivuga ngo aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migirire agena ubwenge atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Aha rero amahoro ngo umubwiriza yumve, uyobora ayobore, ukiranura ashobore gukiza. Aha rero nta mubyigano. Ubwo ni indirimbo rero imwe ya Nkurunziza nakunze cyane. Hari n'indi yaririmbiye Nyakucunguye nk'umuntu wamuhaye gitari ya mbere. Avuka inaha iwacu n'umuhungu wa Nyirinzogera
twari tunaturanye iwabo, bari baturanye na bene wacu, bari baturanye nako mu muryango umwe. Iyo aririmbe ncungu inka yivuga ngo muzabyumva wenda hari ubwo mujya mwumva indirimbo ntimuzimenye icyo zivuga, avuga ngo twahuye wigendera urandamutsa unyubaha utanzi numva ndanyuzwe, twahuye wigendera urandamutsa wanyubashye utanzi numva ndanyuzwe, nkwitegereje ngusanga n'imbabazi wambaye ingabire uraba rutanyine shenge. Ubwo abari abahanzi ba kera bahangaga cyane cyane ibintu babona, ubundi bikabamo n'inyigisho. Ngira ngo indirimbo ze nyinshi muzazumva, harimo na Nyirakanyana yaratuye Rwankuba, Nyirakanyana mukobwa mwiza biganya aho igahini. Ibyo we yaririmbaga n'ibintu byariho twabonaga bitari byo kuvuga wenda ngo no gushakisha biriho, yayibonaga ikintu akagihimbamo indirimbo. Noneho nari ikindi nigeze kubabwira, yagendaga abwira abantu ngo ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Nk'icyo kinyarwanda kugira ngo ukibwire umuntu winaha ubu ntabwo yagishobora. Ingoro nini icinyiye umuhezo ni ukuvuga ngo kujya mu ma etaje utagenda ngo wicare, bitwa no kuba wajya ku mukene ukicara akakwakira. Ubwo rero nuko nabayeho umuntu mu buryo bw'abahanzi, ariko nkunda n'indirimbo zabo, usibye ko umuhogo wananiwe naje kurwaramo kasima nari nzizi zose. Karemera Rudirige nawe yabaye umuprofeseri hano igahini, aza guhura n'umugabo witwa Gatedi aramwambura 5,000 ahita ibihimbamo indirimbo 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Yari kera yari menshi, yari nk'ibihumbi ngira ngo nka 300 bitanu bya kera. Umuntu yagiye muri za 70 ngahe, wenda ntibyari 300 ntakabije, ariko ntago byabura mu ijana. Nibwo yahise amuhimbira indirimbo ngo najyaga mbamenya bose kuvugana nabo nkabiga. Yavuze umugabo w'umwambuzi burya asa n'uwamize urusoni, zakenye y'ukuri yiteye uburyarya iyo yakwitumye, ubugambo buryohereye n'akari migasize amavuta, wajya ngo nawe ugitanga ikintu nta nyandiko nta nabaga, umva wandika wareka umwambuzi n'umwambuzi. Umugabo Tedeyo yari inshuti nizeraga ubwo yerutse yari umuprofeseri kuri bahitaga ni hano igahini kuri groupe, ariko sinzi icyo gihe hitwaga Torokome, yitwaga sinzi izina yitwaga, ariko ni kuri groupe hano igahini. None haza kuguriza umugabo witwaga Tedeyo, yari umuntu akimara kumuguriza 5 nibwo yahise ahimba iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo nibwo yahise yihimba ku bwambo, yaririmbaga muri orchestre yitwaga Pamaro. Pamaro akaba yararimbanye na Mwite nawe, ndetse ngira ngo na Makanyaga Abudu. Bashobora kuba bararirimbanye kuko njye nakurikiranaga abo bantu bose, nagendaga nkora n'ubu. Yego. Noneho icyo gihe wowe wabaga hehe icyo gihe? Je nari umwana w'umusore ariko ukunda indirimbo, kuko bigeze no gukora ku kizu cy'abasaza hano bakoze concert nkahaboneka. Yego. Na hano ku nzu zahabaga nkahaboneka, baba baje na za Kayonza nkajyayo, ariko hagati wabonye ko nambaye umwenda wa Kiyovu. Yego, cyane umufano ukomeye cyane. Aha iyi Nkovu ni ku kigo cy'ingabo z'u Rwanda kan Kigali. Kiyovu yari yakinnye na Panteri, uwitwa Mahama bakubita igitego, bakubise igitego nibwo baheze bavuga bati intambara ni nkindi, baradukubita naraye niri ku Kiyovu cyose. Nari ni mu Kiyovu nibwo nafite muri 82 nafite nk'imyaka 18 17 nyene umupira. Niba ngo muri iyo myaka yawe wari ufite wari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane, nakundaga Kiyovu. Nabaga mu Kiyovu kwa mushiki wanjye, ariko umuntu bitaga yapfuye muri Jenoside Rudasingwa Martin n'uwitwaga Chrysostome wa Reyo, aho bari batuye nari nturanye nabo. Byumvikana ngo nari umufana wa Kiyovu, ariko nakundaga siporo n'indirimbo n'abahanzi cyane. Nibyo n'ubu nibyo bintu nkunda mu bintu bimba mu. Yego. Noneho rero icyo gihe mujya gukina umupira muri makinye niye kipe na Panthère Noire y'ikipe ya gisirikare. Noneho kubera ko harimo igitugu gikaze, bahita bavuga ngo intambara ni nkindi, baradukubita. Dore ngiyi Nkovu. Ngira mfata ibivuga byari bikozwe na se, bari bamaze gutsindwa igitego n'uwitwa Mahame wa Kiyovu. Umupira rurangiye cyangwa umupira rugikomeje? Warusaga naho ugiye kurangira, barawuhagaritse, bashuje n'abahagarika. Kera harimo akavuyo kenshi cyane,
ni bitandukanye n'iby'ubu nubwo n'uyu icyo gihe hari nko mu mwaka buriya mpamya ko ari nko muri za 82 kuko nari mfite imyaka 17 mfite imyaka 57 njye nagiye Kigali ndi umwana ndi muto ntago ari ibintu bigize ni nayo mpamvu rero wabonye byinshi no kubahanzi nabonye byinshi cyane. Noneho rero reka tuganire kuri gahunda noneho tayari y'iki gihe urabona umuntu aragira gutya akabasohoye indirimbo runaka byanga bikunze nawe ubyumva kuri radio witonze mu rugo amaradiyo aravuga ukumva ko gahunda za iyo havuyemo amakuru hagiyemo indirimbo runaka cyangwa se mbere ko amakuru ajya hari ikiganiro kibanje agahita hajyamo indirimbo ugahita wumva ukuntu message irimo ukurikije indirimbo zo hambere n'indirimbo zo kuri uyu munsi ese ni cye kintu ubona mu kimpinduka ikintu gikomeye kiriho ubu ibikoresho birahari byinshi ntago bingana n'ibyariho icyo gihe bigorora amajwi bitunganya amajwi ariko iyo ninjiye neza nsanga mu bahanzi nta bahanzi bahari bashoboye kuririmba umuntu yaririmbaga sinzi mujya mubyita ngo ni live ukumva ijwi ni ryiza nk'uko wumvishe indirimbo z'aba bantu ukumva ijwi ni ryiza n'ubuhanzi bwabo bwarimo inyigisho bifatika noneho hakazamo n'ikintu cyitwa kuzimiza nk'ubu nakubajije ngo ingoro nini icinyiye umuhezo iritwa n'itongo ry'umukunzi nta mwana w'ubu wabibaza ngo ugenda ku gipangu cy'umukire w'iki gihe birutwa nuko wajya niba hari umuhezo ariko wagenda mu rugo rw'abantu rundi twakita ko ari mu bakene bakakwakira hari indi y'uwo mugabo ivuga ngo umubano rusange w'abasogokuru ari data ari mama bose barawusa bambe umubano mu bantu none kuri iki gihe ukumva nk'umuntu nakubwiye urugero wavuga ngo numvishe umutima unkubitagura umutima uti bumbu bumbu ibyo nanjye nabihimba mbonye umwanya ikigaragara ubuhimbyi buriho ubu ukongera kumva warakubise ngo mbega umwana we ngo umwana arakeye ngo umwana ni ibintu bihimbitse ngo dore umwana ngo aseka neza ngo inyinya nziza ibyo ni ibintu wahimbana nimugoroba ukarara ubihimbye ukabibona ariko abandi nka Rugamba Sipiriyane yahimbye ngo tutabarutse Nairobi twese twaremye imigongo ngo amasimbi yarabyinnye n'igikundiro cyinshi cyane ngo bararoye baranyurwa ngo badusaba ko tuzajya tuza ngo tuba nk'abashingira tuba tuzanye inkwano nyinshi ngo horubengukwa Rwanda rwacu ni ibintu byabasabaga gutekereza kinini ntabwo ari ibintu ngo hari n'indi baririmbye bageze mu Bufaransa ariko nagiye nzibagirwa kuko sinagiye nzirepeta igihe kinini ngo nzikore ariko baravuze ngo kwatumwe n'u Rwanda rwatubyaye kwimika umuco mu bindi bihugu twihariye urubuga ngo nabo tubereke icyo tubarusha cy'umwihariko Rwanda imenyekane twageze mu Burayi rwagati subira inyuma gato hari abavuga ngo indege yagurutse umwe muri twabwira undi kw'impaka zishize indege yagurutse umwe muri twabwira undi kw'impaka zishize Rwanda imenyekane twageze mu mujyi mukuru mu mujyi wa Paris ngo ambasade wabo yaraje ngo barateta ngo batera imbyino imwe izo ni indirimbo za Rugamba Sipiriyane mwakubwiye indi ivuga ngo umuntu ni nk'undi mbambaruga agatsiko kagenewe kuba inyuma hariho abahimba amayeri babeshya ngo abantu ni kimwe mu bikorwa bakikubira jewe rero iyi kiganiro nguha ndi umuntu mukuru nabaye mu Rwanda ndubamo mu gihe cya jenoside nsigamo mu by'ukuri
ndi umunizi w'igihango yego ruvamo nakurikiranye rero ibintu by'u Rwanda ntuza byose nk'iyo ndirimbo ya Rugamba Sipiriyani yego mu by'ukuri umuntu uba warayumvisha akanayumva neza na ngubu baracyazumva baracyumva utabyumva yego hagati ye na mugenzi we nta macakubiri yaba cyane kuri ubu ngubu umuntu arabyuka wenda n'urugero niba nagiye ahantu runaka nkahita ndirimba ibyo mbonye ako kanya nkabyo ntafashe igihe cyo kubanza kureba ese iyi message ngiye gutanga ni iyihe ese iragira ubuhe mumaro uko urugero uyu munsi uri kumva umuntu uri kumva ngo ngari gushyuha ngo ndashyushye ngo uwo mwana yarangize hari ubundi buryo bwiza ntago mvuga ngo urukundo ntirubaho natwe ku bwacu rwabayeho ariko hari uburyo buririmba uburyo utashobora kuvuga ngo uwo mwana ngo ni mwiza ngo ikibuno cye ngo kiratayita ngo ibyo ntago hari uburyo buririmba kuko nk'ubu nkuru nziza Francisco ego yaririmbye indirimbo ngo iki ko nyibagiyeho akantu gato kandi y'ubukwe ngo umwana wanjye kandi yasohora abajyana ajya yiririmba ngira umwana w'umukobwa uzi ngo muri papa w'abahanzi muri make oya wenda ntaragaragara arakigari SFB ariko byanga bikunze ubona ikabasha kubigaragaza yibagiwe akantu ariko n'indirimbo y'ubukwe yaririmbaga aririmba umuntu kuko hari nk'iyo waririmbye ngo hariya aho nkoze imitwe y'intoki mu kigo kinini gicinyiriye mu byuma bihagaze nk'umunara naringiye gutsura umunywanyi naringiye gusura umunywanyi ngo si mugufi nk'uko gabo si muremure nk'ubugiza ngo hararinganiye muri make iyo nayo ni indirimbo y'urukundo inkuru nziza yaririmbaga nuko rero ngo nagusanze mu birori maze nsanga userutse neza maze utwambika umunega iyo ndirimbo yaririmbye umukobwa nk'uko waza ukabona umukobwa nk'uyu ukamusanga mu birori ukavuga ngo nagusanze mu usingiza umuntu ntabwo ntiyari buvuge ngo mubonye ngo mbega ikibero we ngo mbega iki byose bigaragara rero ngo muri iki gihe hari icyo bagenderaho hari icyo bagenderaho kinagaragara waririmba gutya ariko we yarahanikaga akazimira akagira uko aririmba urugero nko muri iyi minsi wenda tuvuge kuri bamwe hari abanyamakuru bamwe na bamwe basigaye bakora ibiganiro ugasanga wenda reka tuvuge bamwe barazwi muri iyi minsi hari nyakubahwa ejo bundi umuyobozi uhagarariye wenda urwego rw'urugenzacyaha RIB yihanangirije bamwe kuko yaravuze ko iyo ubwayo ijya guhana ibanza ikigisha igahana uwanze kumva hari nk'abantu bigisha ugasanga bigishije ibintu bifite ugutobora no kwereka inka n'amazina yayo nko kuvuga inka n'amazina yayo none icyo gihe iyo bavuze gutyo ni cya gihe umuntu yigisha ikintu kigomba kwigishwa mu bundi buryo wakigisha agaragaza abafite rero yirengagije ko bya bintu bizumvwa n'abantu bakiri bato cyangwa se abantu bakuze cyangwa se bizarebwa n'abantu bitari ngombwa ko bareba ibyo bintu ni nayo mpamvu rero habagaho rero kera wenda nko guhanga ukagira uburyo cyuhanika uzimiza mu gihe ariko ugomba kumva noneho ugomba gusesengura bisaba n'ubuhanga ariko bidateye kuvuga ngo niba ari ikintu uko ukibonye ngo uhite ukivuga uko kiri n'amazina yacyo kigaragaze kandi atari ko cyakabaye kuri wowe niko ubyumva niko mbibona ntangira naguha urugero rwa nkuru nziza n'impara zararimbye ngo baca umugani ngo nta mugabo umwe kubera ko bari bagiranye ikiganiro nawe ahise ahimba ngo aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire ye n'ubwenge atabangamiye rubanda nk'uko nabo bazira kubimugira aha rero ngo amahoro ngo umubwiriza yumve uyobora ayobore ukiranura ashobore gukiza hagati yaravuze ngo aha rero nta mubyigano ariko ni ikintu yavuze
ni impamvu ariko kivuga mu nzira nziza idashobora no kugira ubibangamira. yego Yari bivuye ngo ntitugomba kurwana, ntari buterure mu zindi mvugo mbi nakita nk'imvugo inyandagazi. Noneho rero yego njya mbyumva nkumva izo ndirimbo nyinshi, ndetse n'ubu nuko wenda mu ntunguye mbaye nkurikiye amaradiyo n'abana banjye maganiriza, mbaye nkurikiye amaradiyo ndazumva nkanazimenya no kuziririmba, naziririmba no kubibarusha, kuko nanjye nakunda ko nakunze umupira, nkunda n'abahanzi. yego noneho rero ni iyihe nama wagira urubyiruko rw'iyi minsi, cyane cyane nk'abahanzi, wenda n'urugero dufate nk'abahanzi bakomeye hano mu Rwanda? Hari igihe abahanzi ba kera ugereranyije uko bari babayeho n'umuntu ategereje uko abumva n'uko abumva bitandukanye n'abahanzi b'iki gihe, kuko uyu munsi aravuga ngo niba nsohoye indirimbo 10 maze kumenyekana nahita ntangira ntegure icyo bita show. Ubwo ndavuga ibitaramo ndabyumva kugira ngo atangire asaro, ariko kera habaga akantu iyo utekereje, iyo wumvishe indirimbo zabo ugasesengura ukumva uhita wumva ko byanga bikunze ari ibintu bataririmbye ari kugira ngo bashake iki ko muri izo ndirimbo, ahubwo kwa kugira ngo nibura basi bashake uko batanga message bayitangiye ukwiri, kugira ngo iyo message batanze igirire umumaro rubanda nyamwinshi cyangwa se imbaga nyamwinshi, ahubwo wenda tuvuge societe nyarwanda. Ikintu cyose kizabonekamo inyigisho kimara igihe. Yego twagiye hari nk'ukuntu abahanzi b'ubu yego baririmbaga ngira ngo urugendo, yego urugendo bazagenda n'undi yarugenda akibuka iyo ndirimbo, yego guti guti nk'ubu Nkurunziza hari indirimbo yari iririmba ngo iyo nkomanze nsubizwe inyuma nasaba nkimwa navukanye amaraso mabi abandi barushywa no kuvuka nahongewe nduha buri munsi kugeza gupfa aya ndahendahenda mahirwe yanjye ariko akanga kunsekera. Hari n'indi aririmba ngo naterekaga imfizi nkahemba ababyeyi muganga narwara ngo sinkanywa yera. Ibyo ni ubuzima, n'ubuzima abahimbyi wazahura n'icyo kibazo, iyo ndirimbo ntiyayibagirwa. Ariko nk'ubumbwiye ngo sinzibagirwa bumbu, nayibagirwa bumbu. Yego noneho ubwo rero ni iyihe nama wagira nyine ukurikije uko kera mwabagaho mu buzima runaka? Waruvuze ko wenda ab'iki gihe ngo batereka ubwanwa, ariko kuri icyo gihe mwabaga gute? Nabwo byabagaho, nakuguha urugero nko kureba Mwite nawe, uko ujya umubona Mwite nawe yari ameze n'umusatsi n'ubwanwa n'ipantaro ya pate, kera izo bazitaga ipantaro pate, n'izi mini zabayeho, ntazagira umuntu ugira ngo byo mini zabayeho na jipe magasi zabagaho ku gihe cyanyu izariho nazo. Ibi nta kintu kiri mu kuza kitari gisanzwe, ahubwo byari biriho. Nk'ubu muri make ujya kubona ukabona ngo nk'icupa, ipantaro yitwaga icupa, nizo ziza abasore bambara bifashe guti. Nge rero kubera ko nagiye mpura n'ibyo bintu byose mbikurikirana nk'umuntu wabibonye, noneho n'akandi kantu k'akarusho nabaye mu myenda cyane, biba ngombwa ko imenya n'imyambarire. Nubwo ushobora gusanga ubu ntabyambaye, ariko imyambarire ndayimenya. Namenyaga imyambarire y'abanyamujyi, nkamenya imyambarire y'abanyacyaro. Hari zitwaga pate, ibyo bigeze no kuririmba ngo pataro pate umushororeyesa, ngo shati ruturusu mbiguriye hamwe. Uzabona nk'impara uko zari zambaye. Rimwe na rimwe ibyo byarongeye bigaruka mu bana, twajya kugura imyenda akaba ariyo myenda batuzanira. Utujipo nk'utu tw'abana natwo twabayeho, n'iziriya zo bita ngo ni mampa, twazitaga mampa. Ibi bijipo by'ibikanuza nta kiriho giko mbibona, nta kiriho gishya kitigeze kubaho. Ushubiye mu bantu ba kera, abacuranzi ba kera bagatereka ubwanwa n'umusatsi gusa. Hari umugabo ujya uririmba, ni ukurikirana indirimbo kuri radio, uririmbana n'uwitwa nde, uyu mugore yambereye icyago ku buryo ntatekerezaga.
umugore azanaseka burya hari insoko zari afite twahitaga bugi derrière yakubisa aha yashyize gutya hano umusatsi ugize yitwaga bugi derrière. Ibyo rero byigeze kubaha ibi bya penge babyitaga igisunzu yashoboye yakoze igisunzu kiriho kitigeze kubaho yarokoke yagiriho kitigeze kubaho. noneho rero tugendeye kuri ibyo imyitwarire yo mwagendagaho wenda mu bigendanye nk'uko wenda n'urugero muri iki gihe umubyeyi wenda ugeze mu kigero cyawe afata abakobwa be abahungu be akabagira inama bakagira uko bitwara muri sosiyete hanze bavuye mu rugo nyuma yo mu rugo yuko bavuye mu rugo bakabagira inama uko bagomba kwitwara hanze. None kuri uyu munsi rero ubibona gute ukurikije kera uko mwabaga? Kera hari limite, hari aho utagomba kurenga tubyumvikaneho. Yego wajyaga muri ibyo bintu wenda abafite inkuvuye kuvomera inka uvuye kwahira ubwatsi bw'inka ariko ukagira n'isaha utahiraho. Yego nkongera ikindi kintu cyabayeho kimwe n'uwanywaga inzoga nta mwana w'umusore kera habagaho n'ibintu bahingaga bavuga ngo n'ubudehe n'iki kirango nabyo bijya mu byumva nta mwana w'imyaka 17 agomba kujya kwicara mu kabari. Yego n'ubu nubwo biriho ariko barabikora. Yego nta n'umwana wagombaga gutaha nyuma ya se. Yego kera rero ubwo ibyo byo bitandukanye n'ibyo rwose ngira ngo n'abariho bakuru nabo barabizi bitandukanye n'ubu. Yego ubu hari ikintu gikomeye abana bafite uburenganzira bwabo ariko mbona ko hari naho baburenza baburenza. rero dusoza ikiganiro dufite n'umutumirwa wacu reka asoza tubwira wenda ni iyihe nama akanya uhaye imyitwarire ese bakora iki bahindura iki? Igihinduka cya mbere cyo ni ikintu nigeze kuvuga urubyiruko rugabanye inzoga ibiyobyabwenge. Yego ko nicyo kintu cya mbere cyishe urubyiruko ruhu. Kandi hari n'akandi kantu bakora ko kwigana hanze y'iwacu. Yego ibyo rero ibintu ahanini abenshi bibashora mu mibereho idatunganye. Niyo mpamvu mu Rwanda ngo habe ikintu cyitwa kirazira. Yego kirazira ko umunyarwanda akora ibi ngibi, kirazira ko umuntu akora ibi. Nuko ubu ni urubyiruko ndugira inama rwako kandi noneho amahirwe bafite hanza nubwo bavuga ngo nta mikorere ihari ahubwo nibwo hari imikorere hanza uyu utekereje ugahimba ubu tayari uhita umukire. Umusitari tayari uhita umukire. Rero ubu wakitwara neza. Kera hari n'imikino myinshi urubyiruko kugabanya ibiyobyabwenge nta n'ahandi hantu mbona bigize. Amashuri arahari ari menshi bariga bihagije ubumenyi buraba bwinshi ibyigwa ni byinshi igihe twari twabibuze bamwe ntibajye no mu mashuri. Rero rwose kugabanya ibiyobyabwenge ahubwo bakihangira imirimo kuko ibihangwa ni byinshi birahari. Twashaka n'icyo uhanga ukakibura cyo kora icyo nemera cyo kubera nyine n'ibintu byagiye biboneka byinshi mu mitwe y'abatekereza harakuze. Nanone kurenza twe harakuze kurenza twe kuko abahanga imirimo ushoboye guhanga imirimo azahita akira vuba. Ariko ubu ngubu icyo inama nagira urubyiruko kuva mu biyobyabwenge nta n'ikindi kintu mbona izingiro ryo gukora ibi no kuva mu biyobyabwenge nta kindi kintu. Niyo nama nagira urubyiruko kandi bagaharanira gukora bafite imbaraga ariko ntabwo bari mu kuzikoresha nko zingana. Bafite imbaraga ntibazikoresha uko bingana. Twego wishyiragamo ikintu nubwo n'ibintu byari bihari ari bikerwa gutinda gikoze ubu rwose ngiye gufatura murima ndaje nkukore nkuhinge nkurangize atari ukuvuga ngo wenda nuko wagize. Noneho bafite naho bakuri byo kuhingisha ariko ntibabikora. Ntubona iyi televiziyo iyi telefone ufite Yego byagutangaza umwana w'umushumba yifite uragirira umuntu ni gute se wowe koko uragiye inka y'ibihumbi 400 ukagura telefone y'ibihumbi 200 kandi uragiye uhembwa.
watera imbere se ibyo ni urugero naguha rwose, ntabwo watera imbere. Jewe wenda simfite ibintu byinshi ahubwo byarantangaje. Yego iterambere ni ryiza pe. Wabonye ga telefone mfite hano, nataca Imana yayimpa nkayigura, rimwe na rimwe nzanayishaka wenda nanjye nyige nk'abasore, ariko byagutangaza mfite nk'ebyiri umushumba akaziragira afite taci, atagira isamba atagira n'ikibanza. Gusa bavuga ngo nawe nananiwe gutera imbere. Ugasanga umuntu afite atafite ikibanza, afite V8 adafite ikibanza. si ikibazo.